Bakunzi ba Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero Indamutsa rya RBA ryabategura igice cya mbere cy'umukino witwa Uratera urw'abandi wototera urwawe, wanditswe na Iragenere Ernest unonosorwa n'itorero Indamutsa. Muri iki gihe abanyarwanda duhangayikishijwe cyane n'inda ziterwa abana b'abangavu ndetse n'ibiyobyabwenge mu rubyiruko. Ariko se twe nk'ababyeyi b'abo bana aho twe turi shyashya, aho ntitwatwawe no gushaka amafaranga, kurarikira ibigezweho ndetse n'amakimbirane hagati yacu akaba ari byo nyirabayazana y'ibibazo byose by'ingutu. Dukurikira umukino. Yambi mwana wa niko minyone mukobwa wa urabusha nari mpangayitse ngira ngo ntabwo mukije kunsura. nuko haraho nabanje guca nkatinda naho ubundi sinasiba kuza kugusura cyane ko mba nagukumbuye mwana wa kutazanye na mama hamwe na Mimisi. yewe nyoko nsigaye mbona rwose asigaye aturutisha iriya myenda acuruzaga. Oya ntukavuge gutyo papa, none se yaje mama aradukunda ahubwo impamvu ataje wenda nuko yagiye kurangura. simbizi da. Niko bimeze papa, ahubwo nyibwirira Mimi wameze ati yewe murumuna wawe nawe araho gusa irungu ryawe rigiye kumwica rwose. nanjye ndamukumbuye disi. nawe nuko aba yabuze uwo baganira, ariko rero ndabona wowe ubyibushye kuko nagutekerezaga se ko ngusanze. yewe urebye njye maze kumenyera. ahubwo papa reka mpamagara abana b'inshuti zanjye nabo baze bagusuhuze. ahubwo watinze. icyo ni cyo uba wahereyeho, uragira ngo bavuge ngo wabonye se urabiranda kandi ari inshuti zawe se. reka barabizi ko iyo mico ntayo ngira. mute ni muze hano sha. we ngo tugende minyoni aradushaka. abakecuru mu gihe nabaremburije buriya ntimwambonaga. uraturenganyerega amaso y'abakecuru ntabwo aba akireba neza. papa aba bana ureba rero ni inshuti zawe. uyu yitwa Nana. uraho sha. yego papa menyo. ariko tumwita mubikira kubera ukuntu yitonda. uyu nawe yitwa Mutesi. uraho mute. uraho neza. nawe twamuhimbye Rihana wa muhanzi wo muri Amerika kubera ukuntu azi kuririmba. ngo Rihana. yewe ibyo abahanzi buba amazina yabo kuyamenya byangora. keretse wenda iyo umbwira Ivona cakacaka niwe wo mu gihe cyacu burya yewe nabimenya da. muraho neza mumeze neza. yikugora rwose akuvugisha ibyo binyabazungu. ariko rero bagiye kumubwira ko nawe witwa muganga kubera ko ukunda kwiga ngo uzamube. yewe nabibonaga rwose ko utagenda utabivuze. ariko gutangira amakuru ku gihe urabizi ko ari ibintu byanjye rwose. ni wowe ushinzwe amakuru. cyane rwose ndabizi ko icyo ari cyo kintu cya mbere ushoboye. yewe numva wahorana namwe yarwara imbavu hadaciye kabiri. yewe papa menyo nuko twiberaho rwose. wabishinga yarara mwabana mwe. ahubwo menyo jyana na mugenzi wawe uyu Nana mugende mubika ibyo bikoresho mbazaniye ubundi muze mumerekeze nayo, sibyo se? nkuko se ko biremerewe ni amasabune n'amavuta gusa papa. yewe ubanza uzane rimwe n'iby'igihembwe gitaha rwose. abana rwose. yewe ngahe nguko rero. ariko we uvuze ibyo ndibuka amakuru y'umukobwa wanjye Minyoni. yewe ejo se yavuye kumusura ngo araharamenyereye. nuko ye karumuna kese Mimi ko karagera kuki. yewe nako karaho karagenda kamenyera kuba konyine. ariko disi Mimi arambabaza kuguma wenyine muri ruzi rungana kuriya nta muntu bavugana bituma agira irungu. biragoye ariko nyine agomba kubimenyera. ariko ubundi kukiri muto wabya kandi arewe nukuri byarundeka se nyine. nyamara nushaka ubitekerezeho. nakubwiye ngo byarundeka.
ariko se ko mbikubwira ukarakara iriya mitungo yose mufite murabona mubyaye undi mwana hari icyo byabatwara koko? Yego umwana ntawe umwanzi. Icyo naze nuriya muhangayiko wo gutwita. Ngaho ninde uciye aha ninde igera iriya ni Monica. Ngibyo ibirungurira. Iseseme imbuza kwirira sinakubwira. Reka ntabyo nkoze. Ntabyo nkoze rwose. Rekera umukobwa. Ubwo tuvuga ko ibyo byose utabiciyemo na kera na mbere se? Nabiciyemo nyine ariko nyine ibintu biba byarahindutse ubu ni kashi gusa. Iby'abana rwose wapi. Aha ibyo kubyareka tubireke. Ariko nyine Moni ko bimatangiye kwinjira mu myaka y'ubwangavu aho ujya umuganiriza ku by'ubuzima bw'imyororokere iguseka se. Ariko koko urumva nabona umwanya wo kwirirwa mbwira mimi bipfuye amaso. Umva n'ukuri ubu se ko nge bataringanirije nabuze gukobwa nk'abandi. ayiwe ariko uzi ko ibintu byari bimeze cyane atari ko bimeze ubu ngubu Moni. Media n'ukuri urabizi inshuti yanjye sinakubeshya umwanya rwose sinabona pe. ariko se wabuzwa n'iki? Umva nta naniwe rwose. Iyo nananiwe mba mfite seri ngomba kureba. Muri weekend aba ari siporo ubundi nkasura inshuti cyangwa nkasohoka. None ngo urambwira ngo umwanya nawe ukura he koko? None se inshuti yanjye urumva bimazaganira nande? Ajya ategereza mukuru we mu biruhuko mu gihe adahari azajya yihangana. Kandi rero mimi ndamwizera ntawe wamushuka cyane ko ntawe yahurira n'abagabo. Asohoka mu ishuri umushoferi amujyana mu rugo. Yewe nduve ibya bitoroshye ariko we uko saza unyibutse ibuye ibyawe na wa musore Robin bigezeye. Ko bigeze kurera kagira inkuru rero. Media nakubeshye ntangiye kugenda ndushaho gukunda Robin uko umunsi ushira n'undi ukaza. None se ubwo ntushaka kwisenyera Moni? Muri ndasutaha nijoro nabwo rimwe na rimwe azabibwirwa n'iki. Nyamara nje numva iby'umubano wawe n'uriya musore wabireka muvandi. Media urukundo iyo rwaje rurizana ntacyo wakora ngo rusubireyo cyangwa wirengagize ko ari indwara y'umutima. Ariko bana we inshuti yanjye singutije umuhoro ngo usenye urwawe ahubwo ndagusabiye ngo ntuzibuke ibitereko washeshe. Gira urukundo rwogera ahubwo. None se kuzajya wamubwira urashaka kunyereka ikiwe? Ngwino ariko Shamute ntakubeshye mfite ubwoba. humura ariko urabona ngiye kukwica ahubwo banza urebe niba nta muntu wadukurikiye. Ndabona nawe abana bose bari mu mashuri kandi n'amasaha y'ikiruhuko ntaragera. Natwumvikane rero Ndakumva. ibi bintu ngiye kukwereka nizere ko ari ibanga ryanjye nawe. Namenye nisi ntabwo agomba kubimenya. Umvara ahubwo niwe wa mbere utagomba kubimenya. Nta kibazo nzabyigumanira. Aha ngayigira hino nkwereke. Mute aya mafaranga angana gutya wayakuye hewe? Mute nizere ko utayibye. Wapi mwana nta muntu wo mu muryango wacu nzi wigeze anatekereza kwiba. Ahubwo se gutanga utarabona iyi telefone. Reka turebe. Reba hano wabonye? Nyagasani mana yanjye we dore telefone nziza pe. Cyakoze Mute ntakubeshye izi telefone nzibona zishushanyije sinari nakayibonye n'amaso yanjye pe. Ubonye imbaraga z'ubwiza icyo zikora? Nukuri numiwe pe. None se we ko nkubaza nunsubiza aya mafaranga ni telefone wabikuye he? Reka nkubwire ibi byose ubona hamwe n'ibindi ntarahabwa nabihawe na papa Minyoni. Ngo eke tumva nekize gusubiramo ibi byose ubona nabihawe na papa Minyoni ariwe murinda. Cyakoze ndumiwe pe. None se we yabiguhaye ryari ko kuri wa munsi wo gusurwa twari turi kumwe twese? Umva ntibuka cyagihe ujyana na Minyoni mugiye kubika ibikoresho yari yatuzaniye. Ndabyibuka. Mumaze kugenda rero yahise afata ikiganza maze ambwira ko hari impano yanzaniye gusa ngo ngomba kubigira ibanga. Hanyuma uko nyine yakuyeho igifurumba cy'amafaranga arayamfumbatiza arangije ampereza na telefone ngo nzajye muhamagara tuvugane. None se kuki wabyemeye we? Umva yewe ubwo se ari wowe wabyanga? Umva ngiye mutese umwana wo kwa ngofero sinapfa ntunze amafaranga cyangwa se ngo niguriye telefone none warangiza ukambwira ngo iyo mbyango zigusetsa. None se we ubwo Minyoni nabimenye urumva hazacura iki ko? Hazabwirwa n'iki se keretse niba uzabimubwira. Abandi nigira agatwe gato gusa uko bizagenda kose azabimenya. Kigali we ariko ubundi ntashaka azabimenya ngo bimbwiye iki se?
yewe nagenda uwapfuye yari hose koko Tito. Gute se? Nagiye gusura Minyone. Narebye ukuntu yigana n'abakobwa beza. Genda Rwanda ugiriye inkumi nziza koko. Ariko se ko numva hacitse urondogoro wagiye mu kigo kimwe. Yewe navuyeyo narwaye urukebo. Mbaza ahubwo uti wari wajyanywe n'iki? Ntiwambwiye se ko wari wagiye gusura Minyone? Minyone byaheze ko byari urwitwazo. Nonese wari wajyanywe n'iki kandi? Ntiwibuka harya ya foto? Nta foto y'umwana w'umukobwa nigeze kukwereka nkubwira ko yigana na Minyone. Ntubwiye ko nkimwibuka. Naba nkubeshye n'ukuri muri. Kuko iki uramwibuka yewe? Wibuka twicaye kuri ka kabari hahandi muri rya korosi. Nta foto nakweretse y'umukobwa ukambaza ngo nayikuye he? Urabara wa wundi wanyeretse ufite mu kanwa heza cyane. Mbese wa wundi uteye nk'igisabo. Uwo numva wapfutse. Kagira inkuru re. Ntabwo wibuka inama wangiriye umbwira ngo sinigira umwana se? Ntiwumva? Kare ko sisi ubundi wigiraga ibiki? Reka nabitekerejeho nsanga uriya mwana atagomba konsha mu myanya y'intoki. Byagenze gute se? Mbwira ariko. Umvara. Mbwira ariko. Nasanze naragize ubwoba bw'ubusa. Ahubwo byari ukorosoro wabyukaga. Sinakubwiye ko abana bageze muri kiriya kigero batarushya. Rwose pe. Byose arakwihera iyo yabonye amafaranga. Iby'ubusaza arabyibagirwa. Yewe nje ntakubeshye ntabwo ariko nabikekaga. Nje numvaga nyine habanza kurusha umuntu ariko umwana namuhaye amafaranga ngize mweretse ya telefone aba nk'ikigoryi neza. Kutambwira umura ahubwo ugakomeza kunyicisha amatsiko. Ugenda wicisha hirya no hino. Dore rero nageze mu kigo nuko ntangira kuganira na Minyone. Nako nsenga ngo hamagare wa mwana azasohoza. Nako ngiye kumva ati papa atereka nkuzanira inshuti zanjye nyine zigusohoza. Nuko komeza ariko. Tito ntakubeshye nahise numva nakwiterera hejuru nkaho nsinzi igitego. Abagererwe ariko kuva nabaho dore umukobwa mwiza useka neza yewe data we narumiwe n'impamo yiwe. Ese ubwo wabigenje ute ngo wuhure Minyone usigare wenyine n'uriya mwana? Njye se ndi umwana. Mfasha mbwira nahise mbwira Minyone ngo najyane na mugenzi we kubika ibikoresho nari nabashyiriye maze sigarana n'uwo mwana nyine. Koraja. Nikwe nuko nyine ahubwo nyine bamaze kugenda maze mfunga umwuka mufata mu kiganza mureba mu maso. Ariko nari mfite ubwoba nibaza ni none se yanyumvira ubusa. Ariko naho ubwoba bwahesha buzakubuza ijuru. Shabyihorera utabusya bwitobomera. Ariko namuhaye amafaranga nari nateguye maze ndenzaho na telefone y'igiciro neza yahisawa ndeba. Koraha rwose. Sibyo nakubwiraga. Ariko na n'ubu nakubeshye ntakibazo uko bizagenda Minyone naramuka bimenye. Azabwirwa n'iki se? Uwo mwana nizere ko wamubwiye ko ibyawe nawe ari ibanga rikomeye. Mvara icyo ngicyo nicyo nahereye. Ntiwumva se? Igisigaye rero ni uguhata umwana urukundo akakwiyumvamo kuruta se na nyina. Kubite mfungesha. Ese we ubu wari ukivugira kuri telefone kandi uzarinkorera muko? None se kuri akenda besha niwari uri kuri telefone? None se kwa nandi kuyivugiraho ni ngombwa ngo bigire itangazo cyangwa wagiye kwano kwishuri telefone zitemewe? Ubwo si uri kwirakaza kugira ngo nakubaza aho urukundo rwawe na muzehe rugeze? Muzehe nawe sheri wanjye n'umujenesha. Umujene araha koko. Cyakoza n'ubwa mbere mbonye umujene imvi zabaye uruyenzi pe. Kandi sinzi icyo ushaka nana. Niganirira gutarakarada. Ese ubundi wagiye ko imyaka ari imibare?
wa mugani ni imibare da. ariko nana ntakubeshye Murinda agira amagambo meza shaho wagira ngo harahayasoma pe. None se kandi Murinda ninde? Murinda ni shere wanjye papa minyone wanjishiwe. Apu nari nibagiye ko ariko yitwa. Bimenyera ko ariko yitwa kandi guhera utazongera kumwita muzehe cyangwa se muvuge mu izina utazacikwa turi kumwe na minyone ugasanga urari inkoreye. None se ubwo nzajya mvuga ngo iki? Nyine igihe tuzajya tuba turi kumwe na minyone ujye umwita mumu. Ngonde rwose nzabyuhariza we na mama we nzababikira ibanga. Ahubwo uvuga gake ndabona minyone aje hano dusanga. nuko nyine umuhungu ase batyo. Muri abagome ubigenda bashakiye mwari mwibereye hamwiganirira. Reka tuba twanze kukurogoya ngo wige uzabe umuganga twe tukaza kuba twiruhukiye n'ubundi ngo wiga nk'uwasaze ugatsindwa nk'uwarozwe. Ashi cyakoze uranshikije muto. Imbavu zirahashiriye pe. None se niyo nkuru bwenda nako mbona yasetse yagiye haza. Sha ni umuhungu twiganye mu cyiciro rusange ugeze kwitura hasi mu ishuri. Ako disi yahuye n'ibyago. None se ko ntose hariya numva muvuga mu muni we wamugushije. Wapi uwo muhungu niwe twitamo. Yes mama. Mwiriwe neza mujuru. Wiriwe noneho se uratashyera Ariko se wowe na nijoro uvuga nabi. reka nkureke nirebere filime. Ubwo se ntabwo mwatetse ngo ngabure ko numva inzara inyishira. Yewe kuva ryari se urya imvange z'agatunambwe nuzahanura. Ariko se haguruka ngaburire va murayo. Muri ndakwinginze ngo ureke kuntisha umutwe ureke nirebere filime yanjye hatagira ikincika. Ariko akanakumi. Ubu murare ngo uri kureba filime rero. Ariko ubundi urinda uburaraho igikoni kiri ntuhazi wagiye ukiyarurira. Kuki? Ubu ngiye mu nkono ngusize ahangaha ngo uri kureba filime. Ererererere niba wumva rero utajya mu nkono urindira filime irangira ubundi ijye kukwarurira cyangwa se ubyutse umukozi ariko ungabanya iyo nduru yawe. Kuko ngo ngiye ndi kuvuza induru moni. Uraje harajwe rero. Ubundi se umaze iminsi urya ari gihe wakwaruriraga da. Mone ndavuze ngo haguruka ujye kungaburira cyangwa icyo giteleviziyo nkimene. Kimene rwose nakubwira iki ahubwo se ngufashe iki ngo uyimene ntuzanire ibi hanze urakoresha inkoni cyangwa ufite uburyo bwawe bwihariye uri bukoreshe. Erega wiyemeje guhangana nanjye neza mama minyo. Umva muri kurugutura nkubwire guhera ubugeyo Monika umukobwa wansanze abera si nk'umugore wawe. Uranyumva? Uramyumva neza? Ugize ukora ibyo ushaka ariko utuntu nk'utwo two kunkanga rwose gere ntabwo tukimfasheho. Ndabikubwiye kandi nuko mbwiye mone nuko nkubwiye umukobwa wo mu gisera kazi kandi ubyumva byiteho. Sawa. Ntabwo bizarenza iki cyumweru uticujije. Nakubwiye ngo twa tugamba baho yivugisha ntabwo tukinkanga utangira ushakira ahandi biswana nigire kuryama utantera n'umwaka. Uvuze ngo ikimone ngo ngewe ntera umwako urawuteranye kandi ngewe naguceka wa mugore nabeshe ngo urebe ngo imbwa zirakurya wowe ngo ufite aha mu nzara ahubwo zinga izo pantaro zawe duhangane naho ubundi kakubayeho. Reka nigendere utantera umwako ari wowe. Reka nigendere. Genda rwose inzira ni umuhanda bimbwiye ikisi. Ndagiye ariko do nge nawe tuzareba ukwiye guca bugufi. Genda rwose n'ubundi uje kuntesha umutwe hasoni. Ariko se nubura cyandakariye koko Mimi. Ahubwo se kuhagaze imodoka hari ikibazo igize. Oya ntacyo da. Ko
komeza rero utwaye cyangwa mve munigendeye n'amaguru niba uri gushaka. Nyamara nushaka ureke kundakarira kuko mfitiye inkuru nziza. Robe iyo nkuru nziza ntayo nkeneye kuko warambabaje cyane pe. Kumbeshya ko riboneze telefone nkijya kuri Facebook warangiza ntuze byarambabaje. Ndabyumva rwose narakubabaje. Ariko niyo mpamvu uyu munsi nyine niciye amande. Ariko urakeka ko nyiri wa mwana wa kera washukishaga bombo Robe? Ndabizi ariko Mimi. Ngaho upfuka ku maso nkwereke. Mana we. Robe iyi telefone ni yanjye. Cyane rwose. Ubu singushimire ne kuko Robe. Numva ko ingingo nzimuvuze. Cyakoze nakubeshye ndishimye cyane pe ku buryo utabyumva. Ngiye kuzajya nifotoza buri munsi ubundi amafoto yanjye yashyire ku mbuga nkoranyambaga. Aha ngaho rero mpemba. Usenguye mbiki kuko Robe? Nawera ubu si icyo nkunda ntukizi. Kuko ndabyinshi ndamenya ari ibiki ushaka. Nyine ndavuga bya bintu maze iminsi udakora yewe. Ugaseka murumva koko gahagije. Ariko nawe Mimi twumvikane rero iwanyu ntibazigire bamenya ko ari njye wakuguriye iyi telefone. Urumva? Humura rwose nanjye sinyira umwana pe. Ikindi kandi Mimi sinkuguriye telefone ngo ujye uvugisha abandi bagabo. Nisere ko ari njye nyine uzajya uvugisha. Robe humura rwose niwe nzajya mpamagara gusa. Aha ntiwumva se ngaho noneho ongera umakabisa ubundi tugenda. ese nawe wabuze ibitotsi kari si umpangu ese wikaragura ihangane nanjye si jyewe byakugendekeye bitese ntitwagiye kujya mubwira ko unaniwera wahora n'iki ko ndose inzozi mbi kari iki kikaba aricyo gitumye ntabwo ukomeza wigaragura ahubwo se uragira ngo umutima wanjye wari watuza uretse ubundi zuzuza n'ubwoko kiko yewe urose ngo ikize mva ndose mbona mutesi atebera mu kintu cy'icyobo icyobo maze uko ngenda negera cya cyobo ngo mukize nawe ariko agenda amanuka agwa muri cya cyobo hasi mbega nageze kuri cya cyobo nawe yamaze kugenda wese hasigaye umusatsi gusa ariko nawe ugira ubwoba bw'ubusa izo nzozi zikaba zituma ndaza ku ijoro yewe nyamara izo zose zanteye ubwoba kari ni ukuri oya yewe humura mutesi ameze neza ku ishuri nyamara njyewe ndumfasha mu gitondo nzajya kwirebera umwana mva mbese uramutse uzajya kuneshereza umwana umutwe wa mugore we warose nyamara nubwo nkubwira ntiwumve wumva si iki ariko numva afitemo ikintu cy'igishyika akwana k'amakomboye naho ndabizi mutesi ameze neza mwana undindira umwana pe kuko numva muri njye natuje ariko aho murareba ibyo ngiye byihorera umwana wanjye urabizi ko atajya arwaragurika ntabwo nyipfumbatira ndabona akabeho kaje mbese nibyo wowe wishakira gusa nabyo nyine uretse ko biba bikenewe Alo ni ukuri ndumva iminsi itazashira ngo nze tubonane muri mpamvu ubundi nze guhobera ngo ukomeze nanjye uwo munsi ndawutegereje sheri ubundi ndirimbire turebana mu maso ariko uzi ko bivuze nkahita mbifotora twicaye ku mazi unyegamye mu gituza we mushima mu bwanwa nanjye ndi kukuririmbira twese twatwawe n'uwo munyenga w'urukundo sheri mbabarira w'inkumbuzi ibyo bihe ntahita ntoroka nkaza kukureba umura mwiza wanjye baranatoye utatse umutima wanjye iminsi y'imigendo yatumye dutandukana izashyira shaha wawu ariko sheri amagambo meza umbwira uyakura hehe ntumbaze uko biza gusa ubanza ari ikibazo cy'urukundo kiba kingurumanamo kigatuma mvugishwa oya ntabwo wavugishwa mukunzi umutesi wanjye ndakumva ndagukunda n'umutima wanjye wose sha nanjye ndagukunda cyane ntuteguza n'ikintu se nta kibazo mukundwa wambabariye
ukaba ari njye ukunda gusa. ibyo nabyo nzagukunda ngo ukundwakaze kugeza Imana yisubije ubuzima yampaye. Mwana we mbaye kure rwose mbaguhobeye ubundi nkagusoma ura n'inshuro igihumbi none se sheri ko mfite utubazo tw'amafaranga waje kunyoherereza amafaranga? icyo udashaka rwose mukundwa wanjye sheri uzi ikintu ngukundira? urashaka kukimenya? cyane rwose. nyine nuko nuko nta kintu ujya unyima. urakoze gushima mukuru. none se sheri ko nshaka kundirimbira? bafata ko muririmbire iyo ndirimbo. ndirimbira ya ndirimbo nyine wandirimbiye ubushize. ese mama natega amatwi. yego. nateye urabo mu mutima wanjye. ego ko ese minyo ko nkuvugisha ugaceceka ubwo ntabwo unyumva? namba bariro ndeke sanga mutese n'ubundi njye mwanyiciyeho. nyamara abifashe nabi ariko ntabwo twakwiciyeho. oya sinjya amenya ko ndyarya rwose nk'uko mwe mubigenza. none se basi nta nubwo ujya kurya? ese basi nabakoreye iki minyo babarira wirira nanjye udatuma ndira. ntabwo ndi umwana, ndabibona neza ko hari ibyo musigaye mumpisha ntazi. minyo urabizi ko turi inshuti. oya nsubiza ibyo nkubajije urekera gukunjijisha. ni iki wowe na mutesi mumpisha? minyo mbabara rwose ariko njye ndi umwe. ariko se we iki ko nabategereje hanze ngo muze kujya kurya amaso akaba yaheze mu kirere? none se muri kurizwa n'iki? ko mbabaza se mukanyihorera mubaye iki? ntacyo mute nuko nsenze minyo nari kurira ngo ararwaye nanjye nkumva amarira araje nkarira. yo minyo urwaye iki? ndumva nameze neza. okay nana ngaho haguruka uze tujye kurya hanyuma minyo nawe turabimuzanira kugira ngo ataburara. murakoze mwirirwa mwirushya ngenda hasi. ariko rero hari icyo mu nkinzi. hari icyo wikeka se? yewe biruka da. umeze utese moni? yewe ndi kugenda noroherwa buhoro buhoro. jya ugerageza ugakoresha ikazagera ukamenyere wongere ugende nka mbere rwose. nanjye nibyo ndimo kugerageza gukora. nuko hose ibyashara ntibyancitse wa. reka aho murabanza ukire haguma ubuzima naho ibintu ntibishaka. yakora da. Robi karame uragiye se? ngiye muri siporo. hari icyo mwari mukeneye se ngo mbafashe? oya da nta kibazo, ariko rero banza usuhuza uyu mushyitsi. muraho neza. Robe uyu rero yitwa Media, ni inshuti yanjye ducuruzanya imyenda. nishimiye kubamenya. urakoze cyane. Media ndakumva. uyu rero nawe yitwa Robeni. yego ni umushoferi wacu ariko nanone ni nk'umwana mu rugo hano. nanjye ndamwishimiye cyane. murakoze cyane rwose. Robe nta kibazo rero wakwigira muri siporo. siporo nziza. murakoze cyane. ikagende Mone umusore wanjye se umubonye ntajya abaye n'umusore mwiza usobanutse rwose. yewe murinda rero buriya ngo azi ko yampimye, ntazi ko ahubwo yampaye umwanya wo gukora ibyo nshaka. umva uriya musore ngiye kumwitaho mukunde maze nzarore.
aha erega ndumva waramaramaje neza neza. naho ubundi muri ibintu ntibishagwa ariko ntacyo wanganya abantu. wizeze ko abana ari nabo bintu burya mama ya mungu cyane rwose ariko nanone umurimo ni ikintu cy'ingenzi cyane. none rero wakwirirwa uryamye amafaranga akizana ugomba guhaguruka ugakora. ashwida ni ukuyahiga nk'uwayabuze. ugeraho ni ukuyahiga kandi ntucike intege jame. ariko wa mugani muri ndakumva ibyawe naryaho buryawe bimeze biti urabaramuneka se ashwida aba yarayicyariho hose ko yabaye karahanyuze. ntubeshye none kandi n'akarahanyuze yabaye karahanyuze neza cyane da. njyewe rero ndavuga wa mwana sha wa mwana useka amasara akasese. ese mama uriya ibintu bimeze neza ni munange bwagira inkuru. umutima w'ubunamaze kuwutsindira wose ntuva ni ukugera ukabukuyemo icyacumi cyangwa sha abasore bazamugutwara ntacyo bari wimarira. yewe wivuga ibyo dore ngaho nibere bihorere ahubwo batinze gufunga ubundi nkamujyana ahantu maze rugahana inkoyoyo. niko bimeze da. aho ubundi wazimye izimoso ku biti imfubyi sha yose kandi n'indi umpamagara wabona rimoni kuko bazaba ugeze utaha. reka rashinzwe se oho karabaye ntureba niryahoho ryanjye haye abantu banasha. usende mwiza koko robe. uri mwiza gusa se ahubwo ukiraho ko uri mwiza cyane ahubwo. urakoze cyane. uziko n'ubu ya mafoto wanyohereje nyasubiramo. buriya se koko ni meza. umva cyane rwose noneho ya yindi wambaye umwenda w'imbere gusa niyo nakunze kurusha izindi. noneho nzagapositinga. ahubwo usura aho utaragapositinga koko. reka njye mba numva nifitiye isoni. reka ntukagire isoni kandi ibi ari byo by'abanyamaguru. yego cyane rwose none se ntujya ubona ko abasitari bene ariya mafoto ariyo bifotoza. yego rata njya mbibona cyane. mimi ese mimi mvarobe ndumva mama aje kupa mana yacu rero ngaho tukwetse n'ibyananiye amaboko yacu ngo nabyo bitunganye nsenze nizeye kubwa Yesu Kristo umwami wacu amen. yo ese mu rugo ye wari uri gusenga mwana wa? oya nta kibazo mama n'ubundi nari nsoje. mimi uwo muco ni mwiza cyane ndawugushimiye uzawukomeze gusenga birafasha rwose. urakoze cyane mama. none se ko wamamagaraga wanshakiraga iki? nta kidasanzwe nuko nagira ngo numva aho uri. mama ariko rero nashakaga no kugusaba uruhushya. uruhushya rw'iki se mimi? hari umwana nshaka kujya gusura twigana tugafatanya gusenga. hari ikibazo se? uzagende. murakoze cyane mama. nana ndagira ngo umbwire kuko ndebona ko hari icyo uri kumpisha. ese nguhisha iki mute? cyagiye nijoro mwarizwaga n'icyo we na minyoni. nabikubwira ariko sinzi impamvu utari kubyumva. oya njye ndumva uri kumbeshya. mute bahora winesha umutwe. nakubwiye ko ibyawe na papa we ntabyo namubwiye. ubwo rero niba wumva nkubeshya ubifata uko ushaka rwose.
reka mbyemere ariko se minyoni afite ikihe kibazo ko atakimvugisha si we nyirabayazana byose se njyewe wowe nyine ntese ubwo iyo utaza gukurana na papa se minyoni ubu tuba dutandukanye ariko nagorwa mutesi umva mbese ariko mute ko hari umwana mwiza wahindutse ute koko ariko n'ubundi nta cyahindutse ndacyari umwana mwiza oya mute usigaye waragize irari ry'amafaranga cyane ukura mu bagabo nana reka ndi umwana wo mu bakene ubwo rero ntakoresheje ubu bwiza bwanjye mfite ntazabura byose nk'ingatimene nyamara bizakugaruka wape mwana nyancanye ku maso ntawe wabenzanaho ibyo ariko si ubundi muti uko wari ubayeho mbere byari bigutwaye iki nana bara winyibutse buriya buzima bw'agahinda hari ukuguza guhora wifuza imyenda myiza inkweto zigezweho amavuta n'amaparufe bihenze ukabibura ngira rero maze kurambirwa urambirwa n'iki se ndambirwa kubika ibyawe na papa wa minyoni kandi ndi inshuti ya minyoni umva naho witonde kuko ndamutse numvise ko minyoni yamenye ibyanjye njye nawe ntabwo twakiranuka pe ariko si ubundi muti wakati uriya musaza ko mutajyanye ukabanza ukiga ko uzabona umusore mwiza mujyanye ugukunda ariko namurinda arankundana na kandi iby'ubusaza byo ntacyo bimbwiye kuko imyaka ni imibare nyamara nushaka unyumve mwana wa mama ndakumva ariko mama wanjye sinamureka kuko nkunda nk'imwe kandi nanjye ndamukunda sha ahubwo nuko mukumbuye reka njye kumuhamagara genda n'ubundi ngo abagire iyo bajya baragenda gahoda ubu se iri joro ugiye nyiramama wawe ariko wajya ureba ibikureba bitakureba ukareba hirya muri kuko ubaza aho ugiye iri joro se nk'umugore wanjye nabyo ntabwo bindeba ngo iki cyawe umugore wanjye ariko ubanza warariye intumva muri narakubwiye ngo ibyo kuba umugore wawe ubu ni karahanyuze ujye ukora ibyawe nanjye zajya nkora ibyanjye ngo iki ariko ye ese ma noneho ninde wakugira iyo nama yo kwambara impenure ibyo se birakureba bitandeba nturi nyina w'abana banjye byari kera kuki nyamara nushaka kugabanya agacu uhindiramo wa mugore we ariko rero ubanza hari uwakuntumye si gusa ko ibyo nkubwira urumva atari byo koko ni mikomoni reba nk'ako kantu wambaye kakugaragaza wese uko ndamaze ariko ndamaze iki se ubwo byose birakureba ubwo se n'uruhe rugero ubuha ba minyoni niba ubona nta rugero muha se wowe nka se ntuhari ujya urumuha ariko ku gasuzuguro n'ayo mahane wadukanye bihatse iki wa mugore si wowe se ushaka kunteza satani ndarengana ahubwo avuga ko satani asigaye yarakwaritse ntacyo bitwaye muri ahubwo reka nkureke nigire kuryoshya n'abandi bana nawe sigara mu mupira yawe n'uruhu uryame cyangwa ushaka iyo ujya sinkubujije ariko urabizi mama minyo ndavuze ngo nta ujya uvuze ngo iki muri ndavuze ngo nta ujya ndagenda ahubwo jya mu cyumba none ahangaho ukuremo iyo myenda vuba ariko ye ayiwe murinda disi umva nkubwire ndagenda maze ikibyimbye kimeneka ndakubwiye ngo ntabwo urenga uyu muryango ndagenda ahubwo mva imbere nigendere ndakubwiye ngo nta ujya ndagenda rwose ndakubwiye ngo nta ujya nagiye ahubwo ngo iki nta soni niba mvuze ngo nta ujya nta ujya kintu urankubise ndavuze ngo nta reka nze nanjye nkwereke reka nkwereke ayo wowe moni arangije we ayo soni ubu ushaka iki wundi robe ndumva ndushya kwiruka reka turekere aho tunanure n'ibindi bice by'umubiri ibyo nabyo yewe ibyo byo nanjye ndumva ndushya rero reka duhagarare ayiwe ngaho reka tujye hakurya hariya y'umuhanda aba ariho dukorera ibindi nta kibazo reka tureke iriya modoka itambuke ubundi twambuke ngaho noneho hagarara gutya sibyo nurangiza urambura amaboko uramuga gutya gutyo hanyuma nurangiza ongera uyamanure wongera uyazamure vuba vuba arira kugire usimbuka
cyane sibyo se umusimbutse oya gahoro gahoro nyine ntacyo gahoro gahoro uzagenda ubimenyeye sibyo se yego ratarobe mukundira ko ntera morale nta kibazo aho rero unama gutya nurangiza ukore ku mano yawe urumva ato nanjye mbonye ibyo ashoboye ubikoze neza rwose noneho ngaho shyira akaboko ku mugongo urumva gutya nurangiza nyine ujye wunama wongere wunamuke usa nyine naho unywa amazi sibyo se aha ngaho twagiye yewe robe ibyo byose nabishobora cyane tumfashije kagongo kanze nta kibazo ngaho bikore ngufashe manuka ngaho ongera uzamuke ngaho fata mu ntoki wow mbona ko bikoze robe ngaho reka tukiraho ndumva ndusheje ntazananirwa kwego nta kibazo rwose mabusha siporo y'uyu munsi rwose yari ikomeye ikarabe reka ngusabe ikintu kise kandi nta kibazo rwose ngaho kisabe icyo kizina ngo ni mabuja ntuzongere kukinyita nzajya mbahamagara ngo ikise mabuja nako bose umva yuraba akazina k'urukundo unyita nka sheri hani shushu bebi n'utundi tuzina nk'utwo nyine twabakundana hari ikibazo se robe nta kibazo da ko gusa mba ntinya kubahuka oya nta kibazo robe umusore mwiza nkawe niyo yanyubahuka nta kibazo ahubwo se robe ubundi kuva wabaho wajya hanze y'igihugu twita ibyo hanze atari n'inzozi njya ndota none se ko nshaka ko njye nawe mu minsi iri imbere tuzajya hanze gutembera urabyumva uti mabusha nakushiri uzaba ukuze cyane we we yaba we muri nuko mama minyoni yakugize ahubwo urabona amaze gukira dore ubundi umunwa wanganaga n'amazuru neza neza ubwo si ubwo minyoni mazimara dodo reba iri ndaribona ubona ko ryavuye mu mwanya waryo haryo uti byari byagenze bite ngo kugere gutya dore nari nicaye nyine muri salo ndeba umupira ngiye kubona mbona nyine nyirashyano wanjye arahurudutse mu cyumba yisezereka sinakubwira yambaye agakanzu kamugaragaza uko ateye wese kagufi kagera nuko nyine ndamubaza ntugiye he muri iri joro wambaye utya maze shana agasuzuguro kenshi ibyo birakureba karabaye nuko nanjye nyine ntigira za ndigabo nyine ntaho ugize isaha wambaye utyo nawe ati ndagenda nuko rwose wagira ngo wari uhari naromeye koko nuko hashatse gucaho rero ngo asohoke mba ndamukuruye gahore nuko dutangira kugundagurana ashaka kunyiyaka sinzi uko umujinya wazamutse mba mukubise urushyi mwongera urundi hanyuma maze nawe n'umujinya mwinshi ati ugatinyuka ukankubita urumva ngo teze amatwi ubwo nibwo yaba tuyivaze yariremo ururabo rwo ku meza aba arayinteye yabawe detoye wowe uravuga dore ukubona uko ubu iki ni ikimanyu gito cyayo cyamfashe yarakwishyura ugira ngo uyiza kumfata yose inzogera iba yarirenze neza neza ariko se mama minyoni ko cyara yari umugore mwiza w'umutima ubu yahinduwe n'iki koko ntumbaze nanjye teto ariko byihorere nanjye aho mutegeye ndahazi
Rumva ibyanjye nk'aho mukino w'inkoko n'agace. ahubwo batinze kuza. Uravuga abandi se? Ndavuga abanyeshuri. Ubu iminsi ndayibarira ku ntoki. Ubundi hogoza ryanjye rikaba ku ishuri. Murazi ubundi mpangane nturiya mushenzi ngo ni mama minyoni. Buretse muzumva irwanjye na none se we rote barayiguhaye? barashyize barayima. none se ubundi ko nzi ko yanyu wishyuye amafaranga yose nta deni ufitiye ikigo kubera iki bari bayisigaranye? sinzi ikibazo cyari cyabaye yanjye tenda gusohoka. ariko mute wajya ureka kubeshya. none se ni gute mu banyeshuri barenga 700 birote yawe ariyo yanga gusohoka? nanjye simbizi. none se iyo mwarimu yazanye mu ishuri yari yandera? cyakora ndakubeshya ni izindi mpamvu zatumye babanza kuyinyima. shava mu mikino mbwira ikibazo ufite. shanana uzi ko ari njye wafunze ishuri? kandi mbona ishuri rifunguye. shanana ni njye wabaye uwanyuma. shamute ubore si uku gusa kubabaye ariko ibyo rwose niwe nyirabayazana. ariko nana siko narenze kuri umugome. ese ni njye wanze kugira amanota meza. none se mute uko ubiza amanota uraryama ukizana cyangwa barayakorera? none se hari icyo ntakoze koko. nyine ubwiye niyo ngorano y'ibyo yawabize. none se we mu rugo ndababwira ngo iki? urababwira ko abaye uwanyuma nyine. noneho baranyica. ukuri mbere natahanaga amanota meza bakishima. ngewe icyo si cyo kimbabaje mute. mvugeresha ikimbabaje ni ukuntu iwanyu bakora byose bakagurisha uko batunze twose ngo wige neza warangiza ukaza wigira ibyo ushaka byose nkaho uri umwana wo mu bakire. ariko nana nawe ni uko mbwiye koko. mute njye ntakubeshye mbaye mfite n'ubushobozi nanagukubita nta soni. hari umunsi nakubwiye ngo ujye uve kuri telefone none dore uwo mwavuganaga umwana wabaye uwa mbere nawe ubaye uwa nyuma. cyakora kabi gaseko nk'akeza koko. yego shanana komeza nyine ushinyagurire ngo iguye ntayitegera ihembe. oya mute si ukugushinyagurira ahubwo ni ukukwereka amakosa yawe ngo ubutaha uzaze warikosoye. nta kundi nyine ubwo narutanze. ahubwo reka njye guhamagara mama wanjye numva hageze aza mpeteke nitahire. ngaho mva none se imodoka ntiziza kudukura hano mu kigo twese ahubwo icara hano abayobozi bataza kukubura ugasanga iwanyu uragusize. nyine se yakubwiye ko njye ngenda muri kariya kavuyo. none se urataha n'iki muko? nataha muri tagisi waterewe umuturage we. ubundi ngeze ku muryango w'iwacu abantu duturanye babone ko ngiye mutese umukobwa wa karesa ntakiri ku rwego rwabo. ndumva ugiye mu ijoro udapfuye muko. ahubwo se ntabwo ushaka ko ngwaho kuri uwo munyenga we? urakoze cyane ariko njye ndagendera mu kavuyo. byihorere maze mbabare. mukamana we yego ko nk'umurwo rwiriye uravuga uruse? ndavuga urwo ngurwo hari n'urundi utabye hafi y'icyo kirenge cyawe cy'ibumoso do reba aho ngaho iruhande rw'iryo buye narubonye ngurwo kanyako. nawe se ubundi mukamana buriya nyine muteze amaze kwisobanukirwa ntagishaka uza nk'abahinzi. aranga gusa natwe sabona tumwaye. ariko se ubundi mukama ndakumva uragira ngo umukobwa wawe azazubire ku ishuri afite imyate n'amabavu yo mu ntoki nk'ayo yawe? arewe ko nyafite se abona ntamutunze nkanamurihira amashuri ra niswa nihingira. ariko ibintu byarahindutse mukama ubu nta mwana ugishaka kwikoza isuka. isuka se ntayihorere da. ariko nk'umwana w'umukobwa azinduka akiza imyanda imbere y'umuryango ariko usanga ari kirarirashya amasahani atuma isazi. reka sinakubwira ahubwo nyiramwiza wanjye ari guca inzara. sibyo si ibyo bintu byavamo nibyo nyine by'abana ba viziyo.
agarucanyira urwara kurutukuza njye rero ibyo bya viziyo ntabwo nzabyemera barazisongora rwose kuko nta nubwo nzajya mpinga ngahingura ngasanga nta murimo wari wakorwa kandi nasize inkumi mu rugo yewe nabonye hariho n'abazisiga amabara ay'imituku icyatsi ubururu ariya mashuri rega bajyamo arabaremaza ndetse mbere mutesi yose yibwirizaga akabikora akaza no kudufasha gutera intabire ku mugoroba oya kari ibyo by'ishuri byo simbyemeye rwose narwo rurakase none se ubona abana bo kwa Karinda batabikora ariko wanjye saa yine umugono aba ari umugono ntabwo bizavamo sinzabyemera ubwo nyine twe twareze nabi njye rero ibyo sinzabyemera nakareka ntahe turabona ese ubundi yakubwiye amanota yagize ashwida yambwiye ko ngo nta birote babahaye kandi njye narayiboneye mu gikapu cye ubwo urumva ari gusa koko kari kwiki ariko ibyo njye ntabyo narizi da ariko ibyo byose buriya yagize amanota meza mutese ko no kuva na kera yari umuhanga nyamara kari reka mbe narekeye aho nanjye leta ushaka dufatirane hakiri kare kuko mutesi yarahindutse cyane ahubwo hari n'ikindi numvise iki kise kandi mutesi asigaye arara ijoro avugana utuntu n'umuntu kandi njye numvise ijwi ari iry'umugabo wumvise se bavugana ibiki yewe sinabashije kumva neza ibyo bavuganaga ariko numvaga mutesi amubwira ko nawe amukunda n'ibindi bintu byinshi bipfuye amaso nk'ibyo nibyo ngibyo mbese umukobwa wacu nyine amaze gukura batangiye kumutereta ariko mu minsi mike turadufite umukwe ninywera inzoga rwose kari zinywera byereta nubwo mbona ubyishimiye ariko njye biramuhangayikishije rwose kuko mutesi aracyari muto ntabwo iyo myaka yo gukundana yari yagera none se ko ari byo by'abo umukamana uragira ngo bigende bite oya kari tugomba gufatirana inzira z'ikigendwa naho ubundi mutesi yaturumbira pe aha ngaho hatana nakubwira iki ariko se ko numva wowe bisa nkaho bitagufasheho kari ariko mba nta kidasanzwe mukama reka nihingire tugere hariya harure dutahe mugezi n'uwa kare tugere vuba ariko reka singiye kwirirwa mu buhinzi yewe rwose oya igishyika cyangwa abona n'imvura ikubye mu kanya wasanga inyagiriye ahangaha mu gacyamo Mimi yambi umeze ute se we meze neza sha wowe se umeze ute sha nanjye meze neza ndakubona iki sha nukuri urasa neza oh wow thank you sha nukuri aka gakanzu ni keza sha urakoze cyane karambereye mva cyane uzi ukuntu kakugize inkumi urabeshya uzi ko ntari nzi ko ufite ikibuno kingana gutyo ariko nawe ni ukuri ahubwo se ubaho wanyuze abasore ntibasigaraga biciraho inkoni umva natambukaga nkabona bose barahindukiye none se we ubwo mama wawe ntiyakubonye ko uje ku manywa wapisha mama nawe uhari yajyanye na Robin Dubai kurangura kandi na papa naherutse kuza mu rugo ubwo rero nacunze minyo nagiye ku muhanda mitanzi sha wowe ndumva uba wisanzuye nturi nkanjye none se we kuri n'ibikapu ugiye he narinje aha ahubwo tujye mu cyumba cyawe nkwereke none se nicyo ushaka kunyereka we ha doreba we yesu we Mimi izi nzoga zihenze wazikuye naziguze sha waratete naziguze yiwe sha warakize uzi ko bene izi nzoga njye nzibona mu mashusho y'indirimbo ntari nakazibonye n'amaso ku maso erega umuntu aba agomba gusimuka mwana none se kuvuga ibyo ntarakwereka n'ibindi yiwe aya matabi wayaguze hewe erega ndi umusirimu none se we amafaranga yo kugura ibi byose wayakuye nayo Robin yamaye hamwe nayo nibye mama ariko sha uribanda ngaho rero fungaho ubundi twinyweriza inzoga yego we reka mfungeho ubundi tuzihame reka mpere kuri iyi we birasharira ko numva bisharira urabona
ukuntu ari heza koko ndakubeshya ahantu nta rwose sinajyaga numva ko habaho kwisi kubera iki kamahusha ndakosheri rwose no bwa mbere mfashe indege nkajya hanze y'igihugu ariko wabwiye kubera icyo ukunda kunyita icyo kizina kandi ubizi neza ko ntagikunda ngaho mfubarira basi oya Robe keretse nusezeranya ko utazongera kumpamagara iryo zina rwose ntabwo nzongera kumva kugira ngo rero mbyemere ni ukuma kabisa ibyo nabyo ngaho tegeta agiye ngaho ndakubabariye urakoze cyane ndabikunze ukuntu nyisa ako kazi nibyo se nibyo cyane rwose nanjye ndishimye cyane kuba ndi kumwe nawe muri uyu mwanya none se Robe ko nshaka ko hari ahantu turi buze kujyana nimugoroba ahagana hehe se mukunzi ndashaka kuza kumerekeza gukora masaje ikibazo se ariko se ubundi Robe wareka kujyayo wenyine wowe ukaza kuyinkorera igihe uzi ko ndabizi ubwo namenya mbikora ariko ntukwigira umuturage ntugire impungenge njye ndakwerekera nta kibazo wenda nagerageza ariko rero none wihangane nimuvunagura mu mwanya wo kukumara umunaniro aya nta kibazo ndihangana ndihangana pe halo ndakumva neza simbi ryanjye ariko sheri iyo ubona umaze aya masaha utampamagara uba wumva ihonze mbabarire mukunzi nagize akazi kenshi bituma nakwitaho uko bikwiye ngaho rero icamande ibyo nabyo ngaho tegitamo icyakora nari ukumbuye uzi ko iyo maze umuntu atari kuvugisha mba numva wagira ngo ni umwaka wose icecekere njyeweho ni akarusho wumve ngo n'amazi ndayanywa akaniga kubera nyine kugutekereza ni ukuri ubanza waranduze kuko nta munota washyira ntagutekereje mana we none se wambabariye urwo rukumbuzi twembi dufite nyine tugashaka uko tugabanyaho gake ntiwumva sheri erega nicyo ngukundira umva waretse tugafata umwanya tukajya gutembera nyine tukamarayo nk'iminsi nk'itatu turi twenyine yego nanjye nabyifuza gaho rero hitamo ahantu wumva ukunze aba ariho tuzajya sheri birananiye pe yagerageza nawe gerageze reka turebe mushyira se mba ku mazi ntihaba ari sawa uri umuhanga rwose sha ahubwo tangira witegura ugura imyenda yo ku mazi n'ibindi bintu nkenerwa ubundi mu cyumweru gitaha tuzajyayo sheri ibindi byose nta kibazo ariko nta mafaranga uba ufite yo kugura imyenda kandi sheri ndakumva ndahenze rwose ubwo rero sinzi ese n'ibyo uvuga ko ibyo ndabikemura wigira impungenge mwana we ariko kuko utari usimbukire guhobere po nta kibazo wimbikira uzabinkorera kuri uwo munsi cyane rwose kirezi kitazashaka rega ntacyo ntakora ngo wishime umutesi wanjye nanjye ndabigushimiye urinze umutima wanjye ariko uzi ko ntari nzi kugira amagambo meza gutyo umutesi wanjye papa wowe ninde muvugana se winjiye ryari minyo oya nsubiza ibyo nkubajije papa
muri iki gice cya mbere cy'umukino uratera urw'abandi wototera urwawe wanditswe na Iragenera Ernest mwumvisemo, Minyoni mwakiniwe na Mukeshimana Jeannette, Murinda mwakiniwe na Niyitegeka Graciane, Monica mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice, Mutesi mwakiniwe na Maria Olive, Mimi mwakiniwe na Ishimwe Mugisha Divine, Shami mwakiniwe na Irakoze Mahoro Minyoni, Nana mwakiniwe na Shimwe Mediatrice, Tito mwakiniwe na Mukeshimana Musa, Robeni mwakiniwe na Twagirayezu Evariste, Media mwakiniwe na Gasibirege Antoinette, Mukamana mwakiniwe na Maria Cecile, naho wabakiniye Karisa ni Tuyishime Jadofis. Umutoza w'abakinnyi akaba ari nawe wafashe amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel. Mugire ijoro ryiza.